Ese wari ubizi ko kwikuraho umutungo cyangwa se kugurisha umutungo warawutsindiwe mu rubanza ugamije kugira ngo urwa rubanza rutarangizwa bishobora gutuma wisanga mu igororero? Ese wari ubizi ko kwikuraho imitungo yawe ukayishyira ku mazina y'abana bawe cyangwa kwikuraho imitungo yawe ukayigurisha waratsinzwe mu rubanza, urugero hari amafaranga runaka urukiko rwagutegetse kwishyura, urugero miliyoni 19 cyangwa 20, ukayikuraho kugira ngo nibajya kurangiza urubanza bazasange nta mitungo ufite? Wari uzi ko ibyo bintu bishobora gutuma wisanga mu igororero? Ibi bintu abantu benshi ntabwo babizi. Usanga abantu benshi bakorera ikosa bakisanga bari gufungwa. Bazi neza bo ku giti cyabo, baba bazi ko bashyizemo ubwenge bwinshi, baba bazi ko bakoresheje ubwenge, kandi mu by'ukuri baba barakoresheje ubwenge bushobora gutuma bisanga mu igororero. Ibi bintu kenshi bibaho, ugasanga umuntu atsinzwe urubanza, urugero yaburanaga isambu yari imwanditseho ariko uwamureze arayitsindiye. Muri cya gihe cy'urubanza yakiye amakuru ko ashobora gutsindwa binyuze mu nama yagishije abantu, cyangwa muri cya gihe atsinzwe, urabizi kujurira ni 30 jours. Mu gihe ibihe byo kujurira bitarazamo, ugasanga wa muntu afashe wa mutungo ahise awushyira ku mazina y'abana be, cyangwa se afashe wa mutungo ahise awugurisha, urukiko rukazajya guca rwa rubanza, wa muntu deja yarikuyeho umutungo yaramaze kuwugurisha undi muntu, noneho wa muntu wawuguze we akagura sina habari, nta makuru afite, agahita yitwarira umutungo. Bajya kurangiza urubanza ugasanga wa muntu deja yikuyeho umutungo. Ese hari n'ubundi buryo bikorwamo, ugasanga umuntu wenda atsindiwe miliyoni 50, za miliyoni 50 aratsinzwe kandi noneho nta nubwo ashobora kujurira, byararangiye. Yabona bishobora kuzamukomerana bakagurisha imitungo ye, agahita ayifata, agahita agira ute, agahita yandika kuri mama we, akayandika ku bana be, cyangwa akayandika ku muvandimwe we, cyangwa agahita ayigurisha kugira ngo nibajya kurangiza urubanza haboneke basaba za miliyoni 50 muri rwa rubanza yatsinze, bazasanga imitungo yarayikuyeho. Ese wari ubizi ko ibyo bintu bishobora gutuma ujya mu igororero? Niba hari umuntu uzi usanzwe gukora aya makosa, ndagira ngo umusharinge iyi video yitonde, kuko ibyo ari gushyira nabyo ntabwo abizi. Itegeko rya 2023 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo ya 19 iravuga ivuga kunaniza cyangwa kuburizamo ishyirwa mu bikorwa by'inyandiko mpesha yabaye ndakuka. Murabizi zimwe mu nyandiko mpesha tugira harimo inyandiko zo kwikiranura, harimo imyanzuro y'abunzi, harimo imyanzuro y'urukiko. Ahangaha ingingo ya 19 y'iri tegeko iravuga ngo umuntu wikuraho umutungo cyangwa ukora ikindi gikorwa agamije kunaniza cyangwa kuburizamo ishyirwa mu bikorwa ry'inyandiko mpesha yabaye ndakuka abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Bisobanuye iki? Mu gihe ushobora gutsindwa urubanza, wenda hari umutungo runaka utsindiwe, warangiza ugahita wikuraho direct, ugahita ukora transfer ukajya ku mazina y'undi muntu, bikore uzi ko uzajya muri gereza, bikore uzi ko uzahita ujya mu igororero. Nubikora tayari igororero, kandi nunajya mu igororero amategeko aduha uburenganzira cyangwa se ahereza uburenganzira wa muntu wahemukiye kuba yatanga ikirego kigamije kugaruza wa mutungo wagurishijwe n'utari nyirawo, ko direct uwo mutungo aba yawutsindiwe akawugurisha, aba yemerewe gutanga ikirego kigamije kugaruza wa mutungo. Urajya mu igororero kurikiranwe mu buryo buri criminel, ariko nanone wa mutungo ugaruzwe. Ibi ngibi bisobanuye iki? Nibyo koko ndetse birakwiye kwitwararika mu gihe utsinzwe, nimero utanga ibyo utsindiwe. Mu gihe ushobora gukoresha uburiganya ugamije kubyikuraho, ntekereza ko ntacyo bizakumarira. Icyo nicyo kintu nashaka kugira mbasobanurire. Niba hari abantu uzi bakora aya makosa, mubasharinge iyi video babimenye babyigiremo. Niba mufite ibibazo bijyanye n'amategeko, mutwandikire kuri iyo nimero iri aho hasi, turabagira inama, cyangwa mutwandikire aho muri comment bitewe n'uko mubishaka. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.